Reka tubasuhuze mwe mwese inshuti z'umusaraba badukurikira mu bihugu bitandukanye, bari muri Australia, bari Canada, bari Amerika, abari mu bihugu byose by'i Burayi, bya Aziya ndetse no muri Afurika ndetse no muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mbifurize amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana, mbifurize kugubwa neza mu mwami. Abadukurikira ku mbuga zacu za TikTok ndetse na Facebook, abadukurikira kuri YouTube ku Mucyo w'Isi TV, ngewe ubasuhuza ni Bishop Prophet Mugisha Gerard. Ndabakunda, mbifuriza umugisha w'Imana uko bwije n'uko bukeye, kandi ndatekereza ko umuhati wanyu wo gushishikarira kumenya no kunguka iby'Imana ntabwo ari impfabusa. Bibiliya iravuga ngo umuhati wacu ntabwo ari ubusa ku mwami. Turi mu isaha nziza yo gusangira ijambo ry'Imana. Mwese ndabaha ikaze kuri aya meza matagatifu kugira ngo dusangire icyo umwami Imana nshyize ku mutima, kandi icyo umwami Imana nshyize ku mutima ni kugira ngo umutima wawe uhembuke kandi umenye icyo Imana ivugana nawe ku buzima bwawe. Nababwiye ko dufite abantu babiri, dufite uwitwa Bugingo, tukagira n'uwitwa Mubiri. Mubiri tumuhahira ibyo kurya bisanzwe, Bugingo agaburirwa binyuze mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho ni icya 4 umurongo waho wa 17. Haravuze ngo hanyuma uwo mugore asama inda, uwo mugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Amen. Ndasubiramo igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 17. Haravuze ngo hanyuma umugore asama inda, asama igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Amen. Reka duhindure gatoya tujye muri Zaburi. Iyi ni Zaburi ya Dawidi, ni Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga, ndashira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Amen. Mbega umunsi mwiza. Turasubiramo 6:12 Zaburi umurongo wa 6. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ndashira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusengere muri iri jambo. Ndagira ngo dufatikanye twinjire mu mwanya mwiza wo kwakira ubuntu bw'Imana, twinjire mu mwanya mwiza wo kwakira umugisha w'Imana, twinjire mu mwanya mwiza wo kwakira guhembuka ku Mucyo w'Isi TV. Dawe nyiribiremwa, nshuti yabera, uri igitare cy'amahanga, uri ubwugamo bw'umugaru, uri mizero y'abagushaka. Ndagushimye kubwa bene data bankurikiye bari mu bihugu bitandukanye, aho amayisha y'ubuzima yaberekeje. Natwe turi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwami nsabye kugira ngo iri jambo ntaba ari jye urisobanura, ahubwo umwuka w'Imana amanukire kurisobanura. Nge ndisobanuye narisobanura nk'umuntu, nge ndisobanuye narisobanura nkanjye, ariko umwuka wera amanukire kuganiriza imitima, amanukire kuganiriza abadukurikiye. Kristo ugaragare, jye mburire muri wowe mu izina ryawe ryera. Amen. Muri hangana twabwirije dufite ikibazo cyo mu mihogo, dufite ikibazo cya grippe, ariko nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ndabanezerewe aho muri bene data, ndabanezerewe kandi ndabishimiye cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibanezeze. Ndagira ngo tuganire ku magambo Imana yashize ku mutima, ijambo rifite umutwe uvuga ngo iki ni cyo gihe cyawe. Amen. Ndagira ngo ubwire abantu 3 cyangwa se abantu 4 cyangwa se abantu 10, ariko ubatangariza amakuru
amakuru akomeye avuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye. Amen. Subiramo wenda ubigire 3 cyangwa 7. 7 kavuga kuzura kw'Imana, 3 mu butatu bwera n'ubutatu bwera Imana Data Umwana n'Umwuka Wera. Ndagira ngo uvuge ngo iki ni cyo gihe cyanjye. Wikomange mu gituza uvuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo gutabarwa n'Imana. Uvuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo guhozwa amarira narize. Ndagira ngo uhagarare mu confidence. Umaze igihe waracitse intege, umaze igihe nta confidence ufite, umaze igihe warabaye découragé, ariko kuri iyi saha ukimara kwakira izi mbaraga zindiho, vuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye. Nimba uri umukobwa vuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo gushaka. Nimba uri umumama ukaburira vuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo guhozwa amarira. Nimba uri umumama ukaba ushaka kubyara vuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo kubyara. Nkwibutse ntabwo uri kuvugana n'umuntu mu isi y'umubiri, uri kuvugana n'Umwuka Wera binyuze mu kanwa ka Profete Gerard. Tangariza abantu 7, tangariza abantu 10. Nushaka wandike kuri status yawe, nushaka wandike kuri profile yawe, uvuga ngo iki ni cyo gihe cyanjye cyo guhozwa yo narize. Kankubwiye Imana ntishobora kuguhoza yutarize. Ndabizi umaze igihe mu gihe, ubaze igihe mu gihe. Hari igihe kikunyuzeho cy'amarira, hari igihe kikunyuzeho cy'imibabaro, hari igihe kikunyuzeho cy'agahinda, hari igihe kikunyuzeho cyo gusuzugurwa, hari igihe kikunyuzeho cyo kubura akazi, hari igihe kikunyuzeho cyo kurara wicaye, hari igihe kikunyuzeho cyo gutagaciro, hari igihe kikunyuzeho cyo kubengwa, hari igihe kikunyuzeho. Ariko igihe nasengaga isaha 9 marayika yambwiye ngo mpanure kuri uyu muco w'isi TV, mbwira abakuru n'abato, mbwira abize n'abaswa, mbwira abatunzi n'abakene yuko icari igihe Imana ije gukora. Menele votukusia balakitala bisondela. Kwizera nukumenya ibyiringirwa. Nabigishije kwizera, ndababwira ngo kwizera nukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ntabwo harimo umuntu, tusanga uwo kwiringirwa ari umwe, ari Kristo Yesu. Nabigishije inyogisho yo kwizera, ndababwira ngo kwizera nukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ninde? Yesaya yarabivuze, haravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Icyo giti ntabwo kikangwa n'amapfa yateye, ngahubwo no mu cyuzuba gihora gitoshe, kubera ko kiri connected, ngo cyashoreye imizi mu mugezi. Uwo mugezi ni Kristo wavugaga. Umukristo ufite kwizera aba yarashoreye imizi muri Kristo. Ndumva imbaraga z'Imana zigiye kukwinjiza mu gihe cy'umunezero, zigiye kukwinjiza mu gihe cyo gutabarwa, zigiye kukwinjiza mu gihe cyo guseka, zigiye kukwinjiza mu gihe cyo kubona agaciro. Ndumva Holy Spirit God, thank you Father. Limo sokote ya barakita nobe. Ndumva igihe cyawe kigeze madam, ndumva igihe cyawe kigeze mama, ndumva igihe cyawe kigeze wa musore, ndumva igihe cyawe kigeze wa mugabo we, ndumva igihe kigeze kugira ngo usohoke muri ubwo buzima. Imyaka ibaye myinshi 40 Abisirayeli bari mu Egiputa, imyaka myinshi bakoresha uburetwa, ariko igihe kigeze. Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo numvise gutaka, mbona kubabara, numva gutaka, mbona kubabara, kuko nzi imibabaro yabo, none manuwe no kubaka. Iki ni igihe cyawe. Ndagira ngo uvuge ngo iki ni igihe cyawe. Komanga mu gatuza uvuge ngo iki ni igihe cyanjye. Sakuza cyane abazimu babimenye uvuge ngo iki ni igihe cyanjye. Ni igihe cyawe cyo gucira iyo ndwara, ni igihe cyawe cyo kugira ngo abadayimoni bave ku buzima bwawe, ni igihe cyawe cyo kugira ngo wambare, ni igihe cyawe cyo kugira ngo ubone akazi, ni igihe cyawe cy'iterambere, ni igihe cyawe cyo kuzuzwa Umwuka Wera, ni igihe cyawe cyo gukizwa, ni igihe cyawe cyo kwakira Yesu. Lele fokosi di bla pesoko la messe te vota. Mwihangarira bagiye ko ndi kubwiriza ndwaye, ariko de foto pisandela. Mu mwuka nduzuye, mu mwuka harimo imbaraga, mu mwuka harimo ubuzima. Bibiliya yavuze ngute? Yavuze ku mugore w'umushunemu. Uyu mugore wo mushunemu yaramaze igihe kinini cyane abana n'umugabo we. Uyu mugore yakoraga imirimo myiza yose, yakoraga imirimo yo gufasha, yakoraga imirimo yo gusenga. Ikimenyetso cy'uko yasengaga nuko yabonye umukozi w'Imana Elisa azamuka ajya ku musozi w'i Karumeli ajya gusenga.
igihe kinini agahora mwitegereza cya kwirembiwe. Hari abantu batajya bitegereza abakozi b'Imana ngo urebe umukozi w'Imana icyo akennye. Iri hishurirwa ntabwo ari abakobwa benshi barifite, iri hishurirwa ntabwo ari abagabo benshi barifite. Abantu bazi kuvuga intege nke z'abakozi b'Imana, ariko ntumenye yaguye kubera iki, niye situation yaragezemo. Turi mu gihe muri iki gihugu cyacu abantu bakunda ubutumwa bwiza no kuregura abakozi b'Imana kubera intege nke bagiyemo. Ariko mbibutse bana b'Imana, umukozi w'Imana nuwo gusengerwa, umukozi w'Imana nuwo kwitabwaho, umukozi w'Imana niwo kubungabungwa. Ministeri dukura mu buzima ni mwebwe, ministeri dukura mu buzima nizo mudukorera. Rero hari igihe wishimira ibyo umukozi w'Imana guha, ariko ntutekereze se namufasha iki kugira ngo uyu murimo akore ukomeze waguke, kugira ngo ubu butumwa akomeze kubutwara neza, kugira ngo ubu butumwa akomeze kubushi. Mbibutse Imana irakora, Imana irakora. Nibyo turavuga ngo Imana izadushyigikira, ariko Imana izadushyigikira ikoresheje mwebwe. Imana izatugeza kuri ikoresheje mwebwe, mwebwe mudukurikira. Imana nimba Imana ikumpaye, Imana ikabampa torero ry'Imana, Imana ikabampa bwoko bw'Imana, Imana ikabampa ikanshira imbere yanyu, nshinzwe kubahiriza umwuka, namwe mukareba ibinkwiye mu isi y'umubiri. Kavuga ati umukozi w'Imana akeneye gute, yakomeza gute gukorera Imana. Rero turi mu gihe abantu barebera abakozi b'Imana bakicwa n'inzara babareba, bakambara ubusa babareba, agahora mu gakoti kamwe ubireba. Niyo mpamvu benshi bamaze kuranirwa bagacika intege bagahinduka abesikoro. Burya nubwo mu batunga intoki ibibatera kuba abesikoro nuko abakristo muri iki gihe nabo bapfuye mu mwuka, ntibakirera igikenewe ku mukozi w'Imana. Niki ubona nkeneye, niki ko jewe menya icyo ukeneye, ko jewe senga ndara amajoro nsaba Imana ngo imbwire icyo ukeneye, icyo ukeneye mu mwuka kandi kizadevelopa icyo umubiri. Imana ko ndaranyisenga ngo inyereke icyo ukeneye, nawe ukwiye guhishurirwa ukagira amaso areba icyo umukozi w'Imana. Ntabwo nzi umushumba wawe, ariko nimba ari jewe Imana yakushize imbere, ugomba kubindeba, ugomba kugira amaso areba icyo nkeneye. Ole fasike dala. Ibi ntabwo abanyarwanda babikunda. Bakunda kureba baguye, nyamara bagushwa natwe, bagushwa namwe, bagwa kuko bagize ibyo babura, bahinduka besikoro kubera inzara, bahinduka besikoro kuko nta wabitayeho, bahinduka besikoro kuko baravuga imihogo igasarara ntibabone n'amazi yo kunywa. Ibyo nibyo bibatera kugwa. Uyu mugore yari afite amaso, aya maso ndayagusabiye madame, aya maso ndayagusabiye wa mupapa we. Nibyo kumbwira ngo felicitation mukozi w'Imana ni byiza n'iby'agaciro, kumbwira ngo felicitation mushumba ni byiza n'iby'agaciro, ariko reba mu isi y'umubiri ntacyo mbuze ngo ugikore k'Imana yaguhaye ubwo buryo. Uyu mugore yari afite amaso, amaso akenewe muri iki gihe, amaso akenewe ku itorero. Aya maso itorero riyabuze. Niyo mpamvu abashumba benshi bamaze gucika intege mu murimo, niyo mpamvu abashumba benshi batagikunda intama, kuko nazo ubwazo ntabwo zaberetse urukundo. Urukundo ukunda umushumba ni ibikorwa umukorera. Please, ibi bintu mubyumve, ndi mu mavuta y'Imana. Ijyo biravuze ngo uyu mugore yari afite amaso, yari afite amaso adasanzwe. Ngabona umukozi w'Imana ahora aca ku rugo rwe. Ntabwo mu by'ukuri yari umushumba umushumbye, ntabwo mu by'ukuri yari umuntu umusanzwe wamuyoboye mu itore, ariko yari azi neza ko ari umukozi w'Imana. Nimba uzi neza ko umuntu ari umukozi w'Imana, ukwiye kumushyigikira, ukwiye kumubwira yego, ariko ukwiye no kumushyigikira. Muri bikeya ufite ukwiye kumushyigikira kugira ngo atazananirwa. Oh, shipati sandalemo azike trube erefaya jenemini topreri fodra. Gukurikira umukozi w'Imana ni kimwe, no kumushyigikira ni ikindi. Imana ishimwe. Uyu mugore ngo yari afite amaso adasanzwe, ngahora mwitegereza. Iyo witegereje umukozi w'Imana amenye icyo uyu mukozi w'Imana abuze. Nubwo yari afite amavuta yo kuzamuka ikarume, nubwo yahoraga azamuka ikarume, ngari kabona hari icyo abuze. Ntacyo ujya ubona ku mushumba wawe, ntacyo ujya ubona ku mukozi w'Imana ukunda, kuki ntacyo ukora. Lipasode icyambere ndakwirukanaho uwo mwuka w'ubugugu, ndakwirukanaho uwo mwuka wo kwikunda, ndakwirukanaho uwo mwuka wo kutarekura, ndakwirukanaho uwo mwuka wo kudatanga. Bibiliya yavuze ngo amenye icyo abuze, ngo abwira umugabo we ariko uriya muntu w'Imana ahora aca hano. Kandi rimwe na rimwe ngo yarahacumbikaga akabona arananiwe, ngo uyu mugore yigira inama n'umugore we n'umugabo we, aramubwira ati reka uyu muntu w'Imana tumwubakira inzu azajya agacumbikamo, azajya akaruhukiramo. Mbega iyerekwa, mama nkeneye gucumbika iwawe, mukobwa mwiza nkeneye gucumbika iwawe, mubyeyi mwiza, mugabo mwiza nkeneye gucumbika iwawe, kugira ngo ubutumwa Imana yampaye, kugira ngo ntacike intege mu murimo w'Imana.
aya maso Imana yaguhe, ubu bwenge Imana ibuguhe. Gusenga ni kimwe, ariko gusenga kudafite imirimo, kwizera kutagira imirimo, kugaragara nk'ugupfuye mu maso y'Imana. Kuba wizera Imana ntabwo bihagije, ukeneye n'imirimo. Imana iri de fortraye shikelera mosondera. Umuntu wese wakira ubutumwa azakomera, umuntu wese wakira ubutumwa azaba umuntu udasanzwe, umuntu wese wakira ubutumwa Imana iramusuka amavuta yo kumenya igikwiye, umuntu wese wakira ubutumwa araza kurota inzozi zica kwiriye gukora. Muri iryo yerekwa ngo abwira umugabo we, aramubwira ati mugabo mwiza, ndagushimira ko wanshatse, ariko maze kubona uriya muntu w'Imana hari ikintu akeneye. Reka tumwubakira akazu hejuru, tumwubakira icyumba hejuru y'inzu yacu, mbega agaciro bo bebe hasi, ariko umukozi w'Imana be hejuru. Ubu bwenge ninde ubufite ngo Imana imutabare imushyire mu gihe? Ubwo gushyurwa ninde ugufite ngo Imana imushyire mu gihe? Hari abantu benshi babwira Imana gusa amagambo menshi. Imana ikunda ibikorwa kuruta amagambo. Oh, sifaniza kwa utukufu zini prave nepo. Baravuga ati twe tuba hasi, ariko umukozi w'Imana be hejuru. Torero ry'Imana muranyumva? Haleluya. Detakosizima. Umukozi w'Imana ngo bamwubakira icyumba hejuru, barakidekora, bagikora finishing, bagikora neza. Barangije baravuga ati umukozi w'Imana ntabwo dukeneye kubona, twarahishuriwe. Ninde ugiye guhamagara? Ninde ugiye guhamagara ukabimubwira? Ninde ugiye guhereza iyi message? Mukozi w'Imana twaragenzuye, mukozi w'Imana twaritegereje, twabonye dukwiye kuguha ahantu ho kuruhukira. Dukoreye Imana igihe kinini, ariko twabuze ko abantu turuhukiraho. Dusenze amasengesho menshi, ariko dukeneye abantu turuhukiraho. Dukoranye n'Imana, Imana idukoresheje ibitangaza byinshi, ariko dukeneye abantu bamenya ko dukeneye kuruhuka. Ibi rero abanyaru ikikubwira abantu bafite umwuka mubi, umwuka wa Kayini, umwuka wa dayimoni, uraza kumva bitakureba, ariko birakureba. Imana irakumpaye, Imana irakumishuriye, Imana irakungabije mu izina rya Yesu. Uraza kuvuga ngo abandi babandi basabiriza? No, twahawe gukorera Imana, Imana nawe ikagukoresha. Aravuga ati mbo ace mukozi w'Imana, twakubakiye ahantu uzajya uruhukira, ni icyumba kiri hejuru. Johora uzamura amavuta y'abakozi b'Imana. Kuyazamura so kubabwira ngo haleluya ngo gumamo ngo amavuta. Oya, fata ku ifaranga ryawe umubwire ngo gura amazi. Fata ku ifaranga ryawe umubwire ngo mukozi w'Imana ntugende n'amaguru, uze gutega kamoto. Fata ku ifaranga ryawe mubwire tuze kugura agasukari unywe ka cyayi. Fata ku ifaranga ryawe. Erega iryo faranga impamvu warigezeho ni ukubera amasengesho y'abera. Se demando la facosidira shetandola. Y'umugore ngaramubwira ngo munyubakire lesatople, mugabo wanjye nyemera tumwubakire. Ari umugabo wo muri iyi minsi yahita kubwira ngo mada iyi nzu nyubaka wari uhari, ariko umugabo uyu muryango wari ufite ihishurirwa. Ndagusengeye wa muryango w'unkurikiye ugira ihishurirwa ku bakozi b'Imana. Ndagusengeye wa mukobwa w'unkurikiye gira ihishurirwa ku bakozi b'Imana. Ndagusengeye wa mugabo we, ndagusengeye wa mama we, ndagusengeye wa musore, gira ihishurirwa. Amabazi 10, amakoti 30 nahishurirwa ugira ku mukozi w'Imana. Bibiri ivuze ite? Iravuze ngo amaze gukora icyo ngo bubaka ko kumba ko hejuru. Haleluya. Ngo bamaze kukubaka icyo cyumba ntago karakumba mwe kugafobya, bamaze kucyubaka bagishyiramo ibikwiye byose. Ngo umunsi umwe umukozi w'Imana amanutse Karumeli ngajya gucumbika n'umugaragu we Gehazi, ngabarabazanga ariko uyu mugore ko tumaze iminsi nanjye mubona, umva yugize icyo ukora ku mukozi w'Imana nacyo kimuhandi maso. Yugize imbuto biba ku mukozi w'Imana, yugize icyo ukora ku mukozi w'Imana nabyo bimuhandi maso, nawe byo bituma agira irindi yerekwa. Nawe ngamaze kugera muri icyo cyumba aravuga ati uyu muntu yangiriye neza, ariko maze iminsi nanjye mbona ayidi bro byatangiye umukristo ari ubona none n'umuhanuzi agiye kubona. Nukuvuga ngo iyo hari icyo ukoze ku mukozi w'Imana bimutera guhishurirwa. Bibiri ivuze ite? Iravuga ngo nawe yicaye umukozi w'Imana amaze gutuza, nta stress atakinuka mu birenge, nta cyunzwa gifite, yicaye ari gufata ka fresh air, yicaye muri cya cyumba umugore yamushizemo. Mbega ni bangahe bagiye kugira ihishurirwa ku bakozi b'Imana? Bana b'Imana ibintu mbigisha na butunzi butagira akagera. Ubu ni ubwenge bwahishwa abanyabwenge. Abantu benshi babaye abakene kubera ko bananiwe gutanga na duke bafite.
ngo amaze kumwicazamo umukozi w'Imana nawe yicaye ari gusoma kacyayi cyangwa se nimba yari no gusoma Bibiliya nta ubizi ariko yaravuye Karume ngabwaza umugaragu ati ariko nanjye maze iminsi mbona uyu mugore watugiriye neza gutya twamukorera iki ngo geza aramubwira ati ariko nabonye nta mwana afite yari afite byose ariko hari icyo atari afite nawe ufite byose ariko hari icyo udafite ibi mvuga ntiwabibasha ibi Imana inyereka ntiwabibasha ngo nukaravuga ati hari icyo nabonye tumva afite amafaranga yatwubakiye iki cyumba dutunza tugaburira ariko nta mwana afite Bibiliya yavuze ite yavuze ngo igihe kigeze lemambo ngo gihaze Elisa aramuhamagara amubwira tumva igihe nk'iki uzaba uciciye umwana w'umuhungu dore igihe cyawe iki ni igihe cyawe cyo kubyara iki ni igihe cyawe cyo gutera imbere nk'uko Elisa yabivuze nk'uko Profete Gerard abivuze ndabona Imana igushyira mu gihe cyo kunezerwa ndabona Imana igushyira mu gihe cyo gukora ndabona Imana igushyira mu gihe cy'ubutunzi ndabona Imana igushyira mu gihe cyo kugupromotinga ndabona Imana igushyira mu gihe cyo kubona ibyangombwa byawe ndabona Imana igushyira mu gihe cyo gushaka ndabona Imana igushyira mu gihe cyo kwaguka ndabona Imana igushyira mu gihe cyo gukira Bibiliya yavuze ngo igihe kigeze uwo mukozi w'Imana Elisa ibyo yavuze ngo birasohora uwo mugore abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yabivuze mubwire ngo nk'uko Profete Gerard abivuze niko bigiye kuba ugiye gushaka ugiye kwaguka iki ni igihe cyawe cyo gutera imbere iki ni igihe cyawe cyo guhozwa amarira iki ni igihe cyawe cyo kwambara ukabera iki ni igihe cyawe cyo kuzamurwa mu ntera iki ni igihe cyawe cya promotion iki ni igihe cyawe Imana ije kukuburanira iki ni igihe cyawe Imana igusubiza agaciro iki ni igihe cyawe ngo abakuvuze bagutahira ubukwe iki ni igihe cyawe abagutaye bakugarukira iki ni igihe cyawe cyo kwambuka iyo Yorodani iki ni igihe cyawe cyo kuva kuri uwo musozi w'amarira ng'igihe kigeze nk'uko Elisa yabivuze nk'uko Gerard abivuze injira mu gihe cyawe Bibiliya yavuze ite hano muri Zaburi yavuze 12:6 havuze ngo kubwo kunyagwa hari ikintu wanyazwe gituma utinjira mu gihe cyawe kubwo kunyagwa ni iki kera abami banyagaga abaturage cyangwa se umwami yanyagaga umutware akakunyaga umusozi cyangwa inka hanyaga umuntu wari ugize icyo afite iyo umuntu ntacyo afite ntacyo wamunyaga ariko iyo umuntu afite icyo afite hari ibyo wari ufite Imana iri kubinyereka wari ufite akazi keza warakanyazwe wari ufite amahoro warayanyazwe wari ufite ubwiza warabunyazwe wari ufite igikundiro warakinyazwe wari ufite ubuzima wabunyazwe nande umunyembaraga ninde Bibiliya iravuga ngo ducirana n'abatwara n'abategeka isi y'umwijima wanyazwe na Satani kandi akurusha imbaraga yagutwaye ibyo hari ibyo yakunyaze urugo rwawe yakunyaze abana bawe ntimuvuga rumwe yakunyaze ubutunzi bwawe yarabunyaze yakunyaza ubuzima bwawe buhora burwaye waranyazwe iterambere imyaka urashindukaza wizengurukaho wanyazwe ubukwe abandi bararongorwa nturongorwa wanyazwe umugabo urugo rwawe rurasenyuka wanyazwe urubyaro limozo deva wanyazwe umugore uri umugabo lipositava ya sikelabo litozenefota ndagutereka mu gihe cyo gusubira nibyo wanyazwe jambo riravuze ngo kubwo kunyagwa iyo umuntu yanyazwe icyaka birahorana umubabaro ikimenyetso cy'umuntu wanyazwe niyo yaba afite imodoka 100 ahorana umubabaro niyo yaba afite indege ahorana umubabaro niyo yaba atuye muri etage ahorana umubabaro niyo yaba ari muri Amerika ahorana umubabaro niyo yaba ari Canada Australia Asia n'ahandi yaba ari mu bihugu by'abarabu ahorana umubabaro yaba ari mu Rwanda ahorana umubabaro ikimenyetso cy'umuntu wanyazwe ahorana umubabaro utaza aho uturuka uraseka ariko ukajya kumva hari agahinda utaza aho kava ni ikimenyetso cy'ibyo wanyazwe Imana ivuze ite iravuze ngo iki ni igihe cyawe kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima icya kabiri kiranga umuntu wanyazwe asuhuza umutima ukumva arutse imitima kubwo gusuhuza umutima ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni niko Uwiteka avuze Uwiteka agize ate arahagurutse
aje mu bukwe bwawe, aje mu rugo rwawe, aje ku buzima bwawe, aje kugushyira mu gihe. Uwiteka aje kugushyira mu gihe. Hanura uvuge nawe hanura uvuge ngo nije mu gihe cyanjye cyo guseka, nije mu gihe cyanjye cy'iterambere, nije mu gihe cyanjye cyo gusubizwa. Ubwo Uwiteka ahagurutse, nta wundi wakugarura ibyo wanyazwe, nta wundi wagusubizwa ibyo wanyazwe, nta wundi wagarura ibyo wanyazwe keretse Uwiteka. Mbonye Imana ihaguruka iza kukurwanirira, mbonye Imana ihaguruka iza kugucira inzira, mbonye Imana ihaguruka irakuzuza, mbonye Imana ihaguruka iguha imbaraga zo kunesha, mbonye Imana ihaguruka igushyira mu gihe cyo gukizwa, mbonye Imana ihaguruka igusubiza ibyo wanyazwe, mbonye Imana ihaguruka igushyira mu gihe cyo kwakira. Ndafashijwe Gerard Rebo Sakati ya Barakoto Sezene Pandoto Pra Lipasaka ya Zene Mandoto Pereshati Kava Liposande Kisha Bifodrele Mandope Shita Mandolo Vekosia Minito Lipasake de la Idibodetra. Kubwo kunyagwa ndagira ngo utondeke ibyo wanyazwe, kuko ndabona winjira mu gihe cyawe mama, ndabona winjira mu gihe cyawe papa, ndabona winjira mu gihe cyawe grand frère, petit frère, uri kwinjira mu gihe cyawe. Ndabona umwuka w'Imana undiho uri muranyereka winjira mu gihe cyawe. Ndaguconnectinga n'igihe cyawe, ndaguconnectinga n'igihe cyawe. Injira mu gihe cy'umunezero, injira mu gihe cy'iterambere, igihe mu gihe cyo kwaguka, injira mu gihe cy'ubuzima, injira mu gihe ndazura ibyawe byapfuye, mpagaze muri autorité, ndasubiranye ibyawe byatandukanye, amagufa yawe ndayakomeza, urwo rubavu rwawe rukurya ndaruhana kubaho. Liposata ntabwo uri wo gupfa ahubwo uzarama. Injira mu gihe cy'ubuzima, ibyo bigutondagira, ibyo bikurya mu itako, ibyo bikurya mu maguru, ibyo bikurya mu mutwe, ndahanura ngo injira mu gihe cyawe. Thank you. Oh, hasifiwe baba. Oh, sisi badra itikato vele chantela iniposantle barasakilba je demande le Père qui s'y a inimahaïda sante mola mosisi vaidela. Oh, shifaniza ko utukufu, ndagushima kutatugiza imigo y'abanzi bacu, ndagushima kutatugiza imigo y'abanzi bacu. Abanzi bacu nibavugiriza impundu kunesha, abanzi bacu nibavugiriza impundu kunesha. Sande moto prerefy. Ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza, nawe uzakorwa n'isoni, uretse abamva mu isezerano ari nta mpamvu. Injira mu gihe cyawe, injira mu gihe cy'ubuzima, unama gakeya, ca bugufa urupfukame, pfukama gatoya, wacire igihe cyawe. Zamura ibiganza byawe uvuge ngo nakira igihe cyanjye cyo guhembuka, vuga ngo nakira igihe cyanjye cy'ubuzima, vuga ngo nakira igihe cyanjye cyo guhozwa amarira, vuga ngo nakira igihe cyanjye cyo kwambuka Yorodani. Sifa ni zako utukufu, Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo. Tika ya zirima inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda twapfa kiri ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Yesu arimo arakureba upfukamye, torero ry'Imana upfukamye, Yesu arimo arakureba. Aho uzamuye amaboko Yesu arimo arabireba, aho ufashe mu gatuza kawe Yesu arimo arabireba. Oh, sifa ni zako utukufu Bwana wa majeshi, nyosha mkono wako utukufu, watu wakuone wachukuze jina lako. Mungu wetu wa ajabu, asante, asante, asante. Oh, sifa ni zako Baba mtakatifu, habwa icyubahiro data,
shyirwa hejuru uri umunyamaboko. Aho upfukamye aturavuga ngo iki ni igihe cyanjye, sakuza uvuga ngo iki ni igihe cyanjye. Sifa ni zako, vuga ngo iki ni igihe cyanjye cyo kwinjira mu buzima. Ndabona ubuzima bwe bwari bumeze nk'ubupfuye, ndabona sifa ni zako tukufu. Mana nsengeye uyu muntu wari wizeranye nanjye muri iri jambo, ngushimiye ko abantu bawe bakiriye kubohoka, kandi ukuboko gukomeye kw'Imana gukoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye gukora umurimo w'Imana, ukeneye kudushyigikira mu murimo w'ivugabutumwa dukora, ukeneye kuduhamagara ngo tugusengere, uhamagara 0788 4585 18. Ndabakunda cyane, mwinjiye mu gihe cyanyu. Biposting uvuge ngo iki ni igihe cyanjye cyo gusubizwa, iki ni igihe cyanjye. Sifa ni zako tukufu. See you. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane.